Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Hari abantu bafite ibibazo byo kurwara imvuvu mu mutwe, hamwe usanga nyine imvuvu zarabaye nyinshi mu mutwe, bakoresheje imiti itandukanye, bakoresheje imiti bagiye barangirwa n'abantu bakayikoresha ariko bakaba batarabona igisubizo. Rero njyewe ndaje kugira ngo nkubwire umuti w'umwimerere, umuti karemano kandi wizewe, urakuvura ikibazo cy'imvuvu cyakubangamiye kandi ukaba waragerageje bikaba byaranze. Uyu muti rero ni umuti uhambaye kandi ni umuti gakondo ushobora gukoresha wibereye iwawe mu rugo ukarwanya ibibazo by'imvuvu ziza mu mutwe. Ikindi kandi gupfuka umusatsi, abantu bafite umusatsi basokoza ugasigara mu gisokozo, abantu bafite ibibazo byo kuba nyine uruhu rwo mu mutwe rwumagara rugavuvuka, ibyo byose namwe muraza kuba mubona ibisubizo kuri uyu muti. Kuri wowe uzawukoresha uzabona igisubizo. Niwo nje kukurangira rero kandi ngusabye kubana nanjye kugeza dushoje ikiganiro, nibwo uraza kuba ushobora kwivura imvuvu zo mu mutwe ndetse n'izindi ndwara zifata mu mutwe twagiye tuvuga. Zose uraza kugenda uzisobanukirwa kandi ubashe kugenda umenya uburyo wakwivura. Rero njye tugiye kubana ndi Nathanael Fiabora. Ndagushimye cyane we kandi ugarutse tukaba tubanye no muri iki kiganiro. Warebye ibindi biganiro bitambutse, wagiye ubana natwe kandi n'ubu ngubu ukomeje kugenda ukurikirana ibiganiro byacu kubera wakoze subscribe. Uri uw'agaciro rero, reka n'ubundi wicare nkubwire ibyiza byo gukoresha uyu muti. Niba urwaye imvuvu zirakira, kandi niba utanazirwaye bizakurinda kuba wahura n'ikibazo cyo kurwara izi mvuvu. Kandi niba utarakora subscribe ukaba ari ubwa mbere nawe ubonye iki kiganiro, ngusabye gukora subscribe kuko igihe cyose dushyizeho ikiganiro ubasha guhita ukibona mu bantu ba mbere. Rero ibuka gukora like, bitwereka ko wakunze ikiganiro, hanyuma utwandikire muri comment tubwire ese wowe urwara imvuvu wabigenje gute, wivuje uwuhe muti. Hano tuba duhari kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo kuko tumaze kuba umuryango mugari. Hari uko wowe ushobora kuba warakoresheje ugakira, wabisangiza n'abandi, hanyuma tukagenda twungurana ibitekerezo. Ibuka gusharinga cyangwa se gusangiza iyi video inshuti zawe, kubera ko nazo zigomba kubona ibyiza byo kuba zakwivura zikoresheje ibimera Imana yaduhaye kandi biboneka mu buryo bworoshye cyane. Ikaze. Ubundi indwara y'imvuvu ni indwara iza cyangwa se iterwa n'udukoko duto twitwa fungi cyangwa se fungus. Dukunze gutuma uruhu rwo mu mutwe rwumagara, hanyuma rugatangira kugenda ruvuvuka. Hari imvuvu zifata noneho uruhu ugasanga rwarabyimbye, usanga nyine mu mutwe hagiye harimo utuntu tubyimba, hanyuma muri kwa kubyimba tukagenda tushishuka, tukuma nyine tugashishuka, ku buryo ushobora gusanga nko mu mutwe nyine harimo utuntu tumeze nk'udusebe. Hanyuma gusokoza umusatsi ugasanga nyine umusatsi urahita ucikagurika, ugasanga umuntu arababara mu mutwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose rero biterwa n'utwo dukoko. Utwo dukoko nitwo tugenda tugatera ibyo bibazo, hanyuma ugasanga imvuvu zimaze kuba nyinshi mu mutwe. Rero kuba utwo dukoko twagufata mu mutwe cyangwa se utwo dukoko dutera izi mvuvu mu mutwe w'umuntu, dushobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Ushobora kuba udakaraba mu mutwe kenshi, cyangwa se ngo nunakaraba ukarabemo isabune yagenewe gukarabwa mu mutwe. Ushobora kuba ukoresha isabune itari nziza mu mutwe wogamo, cyangwa se ukaba utajya ukaraba kenshi mu mutwe. Ibyo bishobora kuba byatera kuba warwara imvuvu.
ikindi kintu gishobora gutera imvuvu ni amavuta umuntu asiga mu mutwe. Ubwoko bw'ayo mavuta bushobora nabwo kuba bwatuma umuntu arwara imvuvu zo mu mutwe. Ikindi kintu gikomeye kandi abantu mugomba kumenya ni ugutizanya ibikoresho nk'ibisokozo cyangwa se utundi dukoresho twose dukoreshwa mu musatsi. Ugasanga umuntu nyine ari gutizanya n'undi igisokozo kandi arwaye imvuvu. Ibi bintu niho bikunda guturuka cyane, ugasanga nyine umuntu arwaye imvuvu. Ikindi ni ukuba umuntu yaba arya indyo ituzuye cyangwa se indyo iburamo amavitamine ashinzwe gufasha uruhu. Ibyo nabyo birashoboka cyane kuba warwara indwara y'imvuvu zo mu mutwe. Iyo rero imvuvu zitavuwe neza zituma umusatsi utangira kugenda ucikagurika, cyangwa se ukagenda nyine uruhu rwo mu mutwe rwangirika. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kuvumbura ndetse no gukoresha umuti karemano ukagufasha gukiza izo mvuvu. Reka rero twivugire uyu muti. Uyu muti ni umuti karemano kandi uroroshye, kandi urabasha kuba watuma ugera ku ntego zawe mu gihe wawukoresheje. Uzifashisha ibintu bigera muri 5. Ibi bintu uzabikore kandi ndabizi ko bizakuvura imvuvu zo mu mutwe niba wari waragerageje ubundi buryo bwose byaranze. Icya mbere ni kirungo bita tungurusumu. Tungurusumu urayizi, nta muntu utazi tungurusumu, ngira ngo kandi uriho unayibona. Numara kuba ufite tungurusumu uzaba ufite n'igitunguru gitukura. Igitunguru gitukura urakizi, ngira ngo uri kukibona. Uzaba ufite icyo bita aloe vera cyangwa se igikakarubamba. Igikakarubamba kigiye kirimo amoko, hari igishinzwe kuvura inzoka, hari igishinzwe kuvura indwara z'uruhu. Uzabona ko igishinzwe kuvura indwara z'uruhu kiba gisa icyatsi kibisi cyane, naho igishinzwe kuvura inzoka zo mu nda uzabona ari igikakarubamba gisa nkaho gisa kuba umutuku. Ikiba ari icyatsi kibisi rero nicyo gikoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu. Icyo nicyo ugomba kuba ufite. Ikindi ukaba ufite amavuta ya olive cyangwa se aya elayo, cyangwa ukaba ufite ubuki ku gihe udafite ayo mavuta ya elayo. Ariko icyiza ni uko uba ufite ayo mavuta ya elayo, hanyuma ukaba ufite n'indimu. Ni ibintu 5 nk'uko mbivuze. Mvuze tungurusumu, mvuze igitunguru gitukura, mvuze igikakarubamba, mvuze amavuta ya olive ndetse n'indimu. Reka rero nkubwire uko ugomba kujya ubikoresha. Ugakoresha uru ruvange, hanyuma rukakuvura izi mvuvu burundu. Abantu mufite ibibazo byo gupfuka umusatsi, abantu mufite ibibazo byo kurwara udusebe twa hato na hato mu mutwe, ukibaza ngo se twazanywe n'iki, ntukamenye ko rero hamaze kuzamo ziriya fungus infections cyangwa se ziriya infections ziri fungara zishobora kuza zikangiza nyine uruhu, hanyuma ukagenda wangirika uruhu rwo mu mutwe. Rero dore uko uzabigenza mu gukoresha uyu muti. Uzafate ibitunguru 2 binini, nibura nurangiza ufate n'uduce nka 3 twa tungurusumu, hanyuma ubivange neza. Ushobora kuba ufite blender machine, cyangwa se waba utayifite ukaba ufite uburyo uri bubirape. Ukaba ufite rape nziza ukabirapa neza, ukaba ufite agasahane wateguye neza ukarapiramo cya gitunguru na za tungurusumu, uduheke 3 n'ibitunguru 2 binini bitukura. Hanyuma nurangiza uzafate akayiko kamwe cyangwa se ikiyiko kimwe cy'amavuta ya olive cyangwa se amavuta ya elayo, hanyuma ushyiremo cya kiyiko muri za tungurusumu ndetse n'ibitunguru 2 wamaze kurapa neza umushongi wabyo. Nurangiza ubivange neza. Numara kuvanga, nyuma yaho uzongeramo umutobe w'igikakarubamba, ubwo ndavuga ya rwa rurenda
rw'igikakarubamba. Uzafata wa mutobe w'igikakarubamba uwuvangemo nawo uvange cyane, ubwo bizaterwa n'igikakarubamba wabonye uburyo kingana, ingano yacyo. Hanyuma numara kubivanga neza bimaze kuvangika, uzafata indimu imwe uyikate, nurangiza nayo uyikamuriremo wongere uvange. Numara kubivanga ibyo byose umaze kubihuza, uzabifate ubishyire mu gacupa keza gafite isuku, nurangiza ujye ubikoresha. Ushobora kubikoresha nibura mu gihe wabivanze neza. Uyu muti ushobora kuwukoresha umaze koga mu mutwe, niba ugiye kuwukoresha rero uyu muti, kuko ushobora no kuwukora hanyuma kuwukoresha ugasanga ntabwo uwukoresheje neza. Uyu muti numara kuwukora, iyi mvange numara kuyikora, uzabanze woge mu mutwe. Igihe cyose ugiye kuwushyiramo ujye ubanza woge mu mutwe ukoresheje amazi asukuye kandi y'akazuyazi. Amazi y'akazuyazi ni amazi ashyushye ariko atagutwika. Hanyuma wogemo ukoresheje isabune. Isabune ushobora kuba ufite shampo cyangwa se isabune isanzwe, nabyo nta kibazo. Hanyuma nyuma yaho uzafata urwo ruvange rw'uwo muti utangire kurusiga mu mutwe, ugenda wegura umusatsi kugira ngo ugere ku ruhu rw'umusatsi, nurangiza ugende usigaho. Hanyuma ibyo bintu uzaba ukoze uzabireke nibura bimare nibura hagati y'iminota 30 na 40, hafi isaha biri mu mutwe. Kandi mu kubisigamo uzabikore nk'aho uri kugenda ukora massage buhoro buhoro, ugenda usa nk'aho usiga cyane, nyine ukora massage. Hanyuma nurangiza ubireke nibura hagati y'iminota 30 n'iminota 40. Nyuma rero y'iyo minota ugiye koga, uzongere woge mu mutwe ukoresheje amazi meza kandi ashyushye y'akazuyazi. Ibi bintu rero uzabikore bikurikirana inshuro 3 mu cyumweru. Uzahitemo iminsi 3 mu cyumweru bizakorohera kubikora, ubikore inshuro 3 mu cyumweru. Ndagira ngo nkubwire ko mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa uzaba utangiye kubona impinduka kandi zigaragara, niba ufite ikibazo cyo kuba ugira imvuvu zo mu mutwe. Ibi bintu kandi kubera ko bitagoye, no mu bihe bisanzwe na nyuma yo gukira ujye ukunda gukoresha uru ruvange. Ushobora kubona kimwe muri byo ukagikoresha kugira imvuvu zamaze gukira, hanyuma ukagenda urushaho kumera neza, kuko umusatsi wawe ntuzacika. Cyane cyane buriya ndavuga nk'abagore n'abakobwa bawutereka umusatsi iyo ukoresha uru ruvange, umusatsi hari uburyo ukomera kandi imizi y'umusatsi igakomera. Umusatsi ntubashe kuba wapfuka mu gihe usokoza, usange usigara ku gisokozo, usange harimo ibisebe mu mutwe. Ibyo byose nukoresha uru ruvange bizagenda neza cyane, kandi ntabwo uzatinda kubona igisubizo rwose. Kubera ko rero ibi bintu bikomeye, hari impamvu nyine bigomba kukuvura, kuko nk'urugero iyi tungurusumu ifite ibiyirimo bikomeye cyane nk'ibyitwa arisine, ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo kwica udukoko dutera fungasi. Kuko nababwiye ko tuno dukoko twitwa fungasi nitwo dutera imvuvu mu mutwe. Rero iyo wakoresheje tungurusumu ikize cyane ku kinyabutabire cyitwa arisine, kandi arisine yica fungasi. Ikindi igitunguru nacyo mu guhangana n'uburwayi bwo ku ruhu ni icyambere, kandi cyongera n'imbaraga imizi y'umusatsi igakomera, imisatsi ntibe yapfukagurika. Ikindi gituma uyu muti ukomera nka aloe vera cyangwa se igikakarubamba, kizwiho kuba kivura indwara z'uruhu,
nyinshi cyane kandi zitandukanye, by'umwihariko indwara yo mu mutwe ifata uruhu rwo mu mutwe, uruhu rw'umutwe, mu musatsi. Ibyo byose rero byatuma nyine umera neza. Ikindi kandi buriya indimu ifasha kurwanya udukoko no gusukura uruhu rw'umutwe, uruhu rwumagaye, uruhu rwamaze gutangira kuvuvuka. Ibyo byose indimu irabikora. Niyo mpamvu rero uyu muti ukomeye, uru ruvange rw'uyu muti rurakomeye. Nubikora ukabikora bitaguteye ubute, uzabona igisubizo kandi umusatsi wawe uzamera neza cyane. Ibi byose rero iyo ubihuje bigira imbaraga zidasanzwe mu kurwanya imvuvu, ndetse bikakongerera n'ubuzima bwo mu mutwe wawe, ku buryo mu mutwe wumva umeze neza cyane. Hari inama rero wowe ugirwa niba tuvugana ufite ikibazo cy'imvuvu, ukaba ugiye no gutangira gukoresha uyu muti kubera ko wumvise bikoroheye kuba wawukoresha. Irinde gutizanya ibisokozo ndetse n'ibindi bikoresho byose byo mu musatsi. Niba ubifite bikoreshe wowe ubwawe wibitiza abandi, kubera ko n'ubundi imvuvu ntaho wazihungira kugihe utizanya ibikoresho byo gusokoza umusatsi. Ikindi kandi koresha amazi meza yo gukaraba mu mutwe, kandi igihe cyose niba ufite umusatsi mwinshi wateretse, ujye ukunda koga mu mutwe amazi y'akazuyazi. Ikindi kandi nibura ibi bintu nkubwiye gerageza ubikore nibura mu cyumweru, ugerageze kugira inshuro ubikoramo, byaba byiza ubikoresheje inshuro 3, bizagufasha cyane. Ikindi kandi buriya kurya imboga ndetse n'imbuto bizagufasha kurwanya fungasi cyangwa se twa dukoko dutera ubu burwayi bw'imvuvu, aho umuntu arwara imvuvu mu mutwe kubera imirire. Rero ndagushimye cyane kuba wabanye nanjye, ukaba hari icyo ukuye muri iki kiganiro, warivuje ukaba byaranze, none ugiye gutangira gukoresha uyu muti kuko wumvise ko ushobora kugufasha. Uyu muti uzagufasha ndahamya ntashidikanya, kuko hari abawukoresheje bigenda neza, kandi abagiye bambaza nizera ko nabashubije, kandi ndashima ko hari abo ngenda ngira inama hanyuma bakaza kugaruka bambwira ko byagenze neza. Namwe rero tuba tubanye mukumva iki kiganiro, ni iby'ingenzi kuba nawe wabikoresha cyangwa se wabirangira inshuti zawe ukoresheje kuba ikiganiro wagishyira mu magurupe ya WhatsApp ubarizwamo, cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga ukoresha, ikiganiro kikagera ku bandi kugira ngo nabo babashe kwivura imvuvu. Hanyuma wowe twabanye ukaba ari ubwa mbere rubonye ino channel, iyi channel tukugezaho ibiganiro bivuga ku buzima, imiti y'ibimera itandukanye, uburwayi butandukanye, n'inama z'uburyo wakwivura cyangwa se z'uburyo wakwitwara kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kumera neza. Ibyo byose tubinyuza kuri iyi channel, nawe kora subscribe kugira ngo ujye ugenda nawe ubona ibiganiro tugenda tukugezaho. Ngaho Imana ibagirire neza aho muri hose, kandi mujye mwibuka kugenda mukora ibyo wumvise. Niba wumvise ikintu ukumva umutimanama wawe uguhamiriza kuba wagikora, niba wumvise umuti kuwukora byakundira, uzawukoreshe hanyuma nawe ugaruke utwandikire utubwire. Dushobora no kuguha ikiganiro rwose ukageza ku bantu uko wakize, ukageza ku bantu ubuhamya bwawe. Ibyo byose nabyo biba ari iby'ingenzi. Mukomeze kugubwa neza.